karibu kuri mama Sharirene kare wari ugiye guhituza ngaho mpobera gataro akoma yambi Roza yambi amahoro koza ubwengero unyuguzamo ku buryo dutunguruse umutwaye tudasigara nagira ngo nkurebere ngiye kwarura urabona ako gapire kaba gasa neza no kuri tuvugishije ukuri gasa neza mfite inkwi barya ibihiye ro karame ayiwe turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe aha ni kuri mama Sharirene TV mwatubonye noneho mbese nagashya babyita surprise harya niko bayivuga ukabyara we ni surprise murabona ahantu noneho mpagaze murabona ahantu ndi uko biri kose murabibona aha hantu ndi ni mu gikoni nibwo bwa mbere mbese uyu mwaka ni umwaka udasanzwe nibwo bwa mbere mberetse mu gikoni cyanjye murumva ko mfite ibintu byiza byinshi nabateguriye rero mbanje kubasuhuza abakunzi ba mama Sharirene abari mu Rwanda abari mu bihugu by'abaturanyi abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo abari muri Europe muri Australia inshuti zanjye mwese ndabashuhuje hanyuma nkuko muri kubibona nyine ntabwo ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu ntifuje kuba njyenyine muri uyu mwanya kandi aha hantu ndi ni mu gikoni nabazaniye umuntu uvuga ngo muri bunyishyure uyu munsi murishyura kuko nta miyaga ndi bubashyiriremo mfite umutumirwa witwa Roza karibu kuri mama Sharirene wari ugiye guhituza ngaho mpobera gataro akoma yambi Roza yambi amahoro ndakwakiriye ndakwishimiye cyane urakoze karibu kuri mama Sharirene TV kunyakira kuri mama Sharirene TV ngahita usuhuza n'abakunzi mutanibuka ko hano ari hoya ariko muraho neza aya Imana bane namwe ishimwe nitwa Hoze ese roko mbona ubuze ibintu uvuga mu gikoni cya mama Sharirene akora tunanu nakwakiriye mu gikoni hanyuma kiza cyane yego ro turakwishimiye murakoze cyane umva turakwishimiye bitari bwa buntu bw'abantu ariko umutima njye urakwishimiye kandi ndabizi neza ko no kuri mama Sharirene bari bukwishimire rero nuko nguko nateguye mbatumirira Roza mureke mbabwire umubiri muzima ubugingo buzima mu mubiri muzima impamvu natumiye Roza ni iyihe mureke mbabwire ntago dukwiye kurya ijambo ry'Imana ryonyine kuko ijambo rifite aho ribikwa ariko n'ibirayi bifite aho bijya ibirayi umva ro nk'uko ijambo ry'Imana iyo rivanze n'ibindi bintu ryica abariryo ntiribagirire umumaro ni nako ibyo kurya iyo biteguye nabi bitera abantu indwara ubwo rero nk'uko ushobora gukenera ijambo ry'Imana utareka hari umugore urifite witwa mama Sharirene niko navuze nti nanjye ngiye gutumira Roza kugira ngo aze adufashe mu gutegura ibyo kurya sibyo kuko amavuta y'ibirayi n'ay'umwuka wera mu mubiri umwe si biba ari sawa ikintu bibyara sawa rero ni muri urwo rwego twahamagaye Roza ubona kuri mama Sharirene official TV dukeneye ibintu byinshi byo kurya no kumenya kubiteka hanyuma uradutegurira gakize ngiye kubategurira ibirayi byitwa ubiteka byitwa pire yego pire ubwo abatayizi muri byo kumenyera ahangaha yego biroroshye cyane kandi ntabwo uzi ikintu kiza gikundira yego kuko idasaba ibintu byinshi yego kandi ikaba birimo ibintu byinshi birimo intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye yego rero ndabizi neza ko abantu bo kuri mama Sharirene bari wikora ubu rero tugiye gutangira gusa ikosa ntakora ntago ndi buhagarare ngo nkurebere turafatanya maze nanjye kugira ngo mbimenye ibirayi ni ibi ibirayi ni ibi tugiye kubihata
ubundi tubironge ubundi mbere tubibuze kuza gukurikiraho. yego ariko ro Karame ujya uhata ushyiramo ekonomi urabona ukuntu ndi kubazura iyo Roza we reka mbabwire ibintu ngiye guhera kera barabimbwiraga ubundi kandi ngo umuntu aba yakagombye guhata uko nyine kurya ukuraho agashishwa hanyuma nkubwire kera tukibara ibirayi turi burye ukuntu twahataga mbese have ubu kuko umuntu aba afite n'umwanya mwinshi ariko guhata ukamaraho nyine kikaba runini sepa bya aho tukivuga baraza kutakizwa neza urumva iguhata ubundi nyine urimo no kukimaraho ibyacyo byose yego byose bigendana ariko nanone guhata umuntu agasigamo ayo maso ntabwo ari sawa rwose ubu rero ni ukuvuga ngo uri bumare guteka uhita upanga ikindi uzatwigisha kuko reka nkubwire yego bayitetse bakatubwira nyine ukwiri buze kuza ariko ro uzi impamvu abantu barambirwa ibiryo ngo kawunga ya buri munsi ngo imvange za buri munsi ni uko babiteka mu buryo bumwe ntabwo ushobora guteka ibirayi by'imvange za buri munsi uzihabwe yego uretse nyine ko wabonye yateka ibirayi izo mvange icyo kirayi ugihinduye ukagiteka yego mwamara n'ukwezi noneho n'ibishyimbo ukaza kuza kubiteka ukwabyo yego byose n'ubundi byakora ibi rero nibyo dushaka kuzajya twigisha abantu ukuntu bashobora kurya kawunga iminsi myinshi ntibahite bayihaga ni uko baba bayitetse mu buryo butandukanye ni gute umuntu yateka ibirayi agakunda kurya ibirayi icyumweru kikanashira wenda nkanjye nk'urugero nkatwe twese mu rugo dukunda ibirayi yego ariko urumva ko tubikunda ntabwo ushobora kubirya mu buryo bumwe yego uhita ubirambirwa kandi ubizi ko ari ibintu muri burya n'ubundi bimeze nkaho nta munsi mu bisiba yego mu bisiba gakeya rero nyine bisaba yuko ugomba kwiga uko uri buze kuza guteka ibirayi mu buryo butandukanye yego imihatire yanjye hari ukuntu abana bicara rwose ntabwo tuzongera kurya umuceri kuko bawuriye mu buryo bumwe yego ariko rero tuvugishije kuri umaze guhata bingahe 2 ye okay akande kukurushaho kimwe da nta muntu ubura ibyo arusha undi ntabwo uri kubibazura wowe ntabwo uzi ko ngenda bibazura ariko c'est pas grave ariko kumboye ari ariko babashaka wengere urumva nshiduka nimba natiye icyuma ntabwo mbizi ariko nshiduka ndi guhata ibintu nabimazeho niyo mpamvu gusa ukuntu uhata birashekeje wambwira uri buhatire nk'abantu 10 niyo mpamvu kuko wowe urya ikirayi kimwe kuko nanabibonye nimba utarya igice ikimwe gigatakasemo twinshi hanyuma nkanjye uhata ibiro nka 5 ntabwo nahata nkawe kuko ingano mbe turi abantu 8 abana 5 nanjye wa 6 mfite umukozi wanjye ufite n'abana 2 urumva arya hano ku manywa nawe ubwo urumva turi bangahe yego mugomba kurya muri abantu abo ngabo wumva 9 yego ko rero ngiye muri gutya muri rero ukuntu ari kujya ntago ujya mu byo guhandura hano gushya ngenda nahata vuba cyane ko ngiye n'ibintu byanjye byose burya bikora vuba niyo ndi kugenda hari icyigisho ntuzahite wigeze yigisha ngo ingendo z'abakubiswe ugenda nk'abakize n'iz'abakubiswe kuko kugenda nk'abantu nyine byarananiye kandi byaracu niyo defo sigaranye ingendo z'abahondaguwe oya iyo ngendo reka twumvikana amasharene ugomba kuyisiga ubuse nzabikizwa gute uzi ukuntu ngenda niyo nabaga ntwite nagendaga nk'ugiye ku rugamba oya ntumbwire none se kwirukanswa nyine bimbamo ibintu byanjye ego ndagenda ukagira ngo ni kajugujugu kandi bindimo pe ariko rero tunigisha n'abantu aka kantu ni ngombwa pe ko
niko kujya kajyamo imyanda ubu ariko ikintu kiri kuburamo ni ishashi gushyiramo ishashi mo imbere ubundi reka nkubwire niba ari umuntu utarigeze utari wararemewe ikintu cyitwa umuruho n'umubabaro urimo yego kuko buriya n'umuntu uzwi n'umuntu uruha kandi ntibimubereye yanaruhuka agakomeza akaruha ubona nyine byarananze kugira ngo aruhuke ibyo bintu rero nibyo ngewe nanze mu buzima nari nararushye nirirwa ngura inyanya z'ibimene ariko kugira ngo nkuremeshe njya Nyarugenge kujya guhiga urunyanya rwaho mvuye ku Ruyenzi Nyabugogo nkayirenga nkajya kugira ngo nivure imyaka sibyo hari igihe tuzakora ikiganiro nkubwira ukuntu najyaga kuri butike kujya kugura inyanya bambona ngo mumpe inyanya ntizihari kandi zihari no izo namenyereye z'ibimene nari mama kimene ntabwo naguraga inzima yo kugira ngo nivure umwaka ni ukujya guhiga ahantu hari urunyanya rwa mbere kandi zihari kuko mfite izo namenyereye bazi ni mu intoryi ntabwo zihari izidahari ni izishaje zinambye ariko iz'uwo munsi nizo zihari kandi si izo ugura ubwo nanjye ngiye kugura urutoryi rumwe rwa mbere yego amakara ngura amakara arobanuye atari mu ivumbi iyo ngiye kugura amakara kuko hari aho nkoresha amakara ni mu amakara ntayahari kubera iki nta nshenga zihari zashiza indushyi nkawe ngaho rero niba bazi Imana ikugiriye neza ugahita utajya n'undi ukajya kuguma muri izo nshinga ibyo bintu ntabwo biba ari sawa ugomba gukora ikintu bita diferanse yego nibyo rero nababwiraga ko aka kantu ari ingenzi kano kantu ni akantu bagenda bashyiramo umwanda wakata agatunguru utubabi ugashyira hano inyanya ugashyira hano kugira ngo usange hano ibitunguru hano ibitoki reka da ku buryo usoza gukora ibyo wahase ahantu hagisa neza hanyuma kandi n'agatambaro ku ruhande uhanaguza ahaguye amazi uzi ko hari abantu bamara gukorera ahantu nikoro karame uzi ko hari abantu bamara gukorera ahantu ugasanga hari isazi hari ibinyanya hari ibintuza igikoni cyose gitetse ukamara gukorera ahantu uhanagura ku buryo ibintu biba ari fresh ntagiye n'umenya icyo watetse hari igihe ujya gusura kandi unakaraba unagira gute nyine uri gukora buri kantu hari igihe ujya gusura umuntu ukamenya ibyo yariye nijoro akwe bigihari n'ukuri kw'Imana akora abantu nabo barakabya ako mama Charles reka bamugana icyo kintu uvuze mise nibuka yuko ari abantu abaye urabona ndongeramo nk'akangahe aho kubyo nyine uri bubironge nyine urabona nyine amazi yabo kabakiri ubwo ndi kwereka abantu badukurikiye ku buryo nyine ubirangiza kubironga neza ubibona yuko amazi wanayanywa yego kuko ni ngombwa nyine ko twirinda kadukatire muri ino safuri agaplanshe wayanusha kwibonera reka dukatire muri iyi safuriya tugiye gutekeramo twayivomyemo amazi ngiye kwikatiramo nta kibazo igira uburyo ikata oya n'ugukata bisanzwe ko tugiye kubibiza ngiye gukatamo gutya mo kane kugira ngo wenda bishye byoroheje ubwo nk'iki ngiki kinini cyo ni ngombwa nka gatandatu cyangwa 8 ahira wambonye ubu se sawa gutya rwose ni bo tukabishyiramo mu mazi mu isafuriya nyine tugiye gutekeramo yego uzi cyiza cya pirese yego okay cyangwa mugari ndi bubibabwire reka nuko nyine ni ugukatamo dutoya muri make yego mo dutoya kugira ngo nta yindi mpamvu ni ukugira ngo nyine bishye vuba bitagukerereza kandi yes wateka waba uri gukora n'ibindi sorry urumva mama Charles hari giye nguko ngibyo ngibyo ari kuvuga byo guteka umuntu ugasanga mu gikoni atekemo huzuyemo umwanda hariho abantu batavuga ngo nyine ukumva umwanda we mara udefanda ari kumvikanisha yuko ukuntu ari uko afite abana ahubwo beshe aha ese wabona ni wowe kuwe nditemye dore nibi byamikatire yanjye sinshaka kuva mu gikoni ndabona nta nicyo baye reka ngusetse ese ro nta maraso sinshobora kuva mu gikoni ntitebe nibyo reka ndeke ibintu bikate ubwo mise ntinya niko baranze yo sweeto Sharaza waje
ko nta maraso ngira ko nta raso na rimwe rijemo aryo amaye gugurya ibintu bizana amaraso ro gahore ko nzaza kubikwigisha ndabona ndutahane beterave ariko iki cyuma ni na gishyashya niyo mpamvu kandi ngewe nkata nta bwenge mana we hanyuma sinzi ariko akantu wari uri kumbwira kandi numvise ikantu kuko kuba ufite w'abana benshi wa mugani ko umuntu afite abana benshi ngo iyo umuntu afite abana benshi avuga ko isuku nyine isuku ngo igomba kugabanuka isuku igomba kugabanuka n'icyo bivuze ntabwo aricyo bivuze nta kintu gishobora kubuza umuntu isuku mu gihe ayigira rwose mu gihe ugira isuku nyine nawe uba ufite akazi kenshi ko gukora isuku kubera abo bana ariko kugira abana benshi ntabwo bivuze kugira umwanda yego rwose uburyo mu gikoni wa mugana umuntu ari gusa kandi bakamubwira buriya mu gikoni nyine cyawe yo hasa nabi n'ibyo watetse se urashaka ko abantu bari bubikunde bate ahubwo ni gute tuzajya twigisha abantu n'isuku kuko isuku ni nziza di uzi gutekera ahantu heza ndeba nk'uko nguko gutekera muri iki gikoni kiryoshye umaze utangira guhaha utaranarya okay hanyuma igipimo cy'amazi ese aya mazi si menshi reka tuyagabanye kuko ndi gushaka yuko tutari buyamenene ndi gushaka yuko ayo biri gushyana turi buyakoreshe nyine donc tutari buyamene yego okay tenko twarekera nkaho anga birashyana isaro ndikebye nuko ndashaka kubariza abadukurikiranye ibirayi ni ugupfa kugura ibyo umuntu abonye hari ibirayi bikomera hakaba n'ibyoroha pizza nziza kuri pire ni byiza yuko washyiramo byose wabitekesha ariko ibikomeye ngewe nibyo na prefera yego okay dufite rero sasa reka tube dushyizeho bino birayi ku mashyiga bibe ducanye kugira ngo bibe bigira tubone hanyuma tugire tungurusumu nazo twabicanye reka tube tuyiteretseho dore n'aya mazi nashyizemo kugira ngo bize kuza gushyana noneho ni ukuvuga ngo ni amazi atarengeye agarukira aho ibirayi bigarukira kugira ngo amazi tutaze kuza kuyamenera n'ubundi biri bushye wana yego baba reka nitemye ikidiswe tungurusumu rero ndazikunda cyane mu biryo ibyo ari byo byose kabisa ndakwemeye ubundi umuntu ukunda tungurusumu mu biryo byose kuko tungurusumu se ko muri buri biryo byose ziba ziryoshye yego ntugahure n'umuntu wayihekenye oya hari umumotari uherutse kuyihekenya ku manywa arantwara wari upfuye noneho byageze aho kuko numvise anavuga cyane agenda anganiriza ntabwo ntiwariye ibikisha amata ndapfuye we waramubajije we iki none umuntu agenda kuganiriza ukumva tungurusumu sinzi ukuntu bihumura irapika cyane ihumura nyine iyo umuntu yayiriye ari mbisi ni nziza nyine wenda bifite ibintu iri bukuvure bitewe n'impamvu wayiriye ariko ayayayaya nyine irabangama kandi menya niyo wakwiborosa bidashira sinzi ntabwo uhita ishira ntabwo ipfa gushira mu kanwa utadufite rwose umuntu utari buze kuba afite tungurusumu ni byiza kubuze guteka piri mbese ndakubwira iby'ingenzi wabura ntuyiteke ariko tungurusumu ntabwo ari icy'ingenzi cyane nyine nako kuryoshya kugira ngo wumve wishimye tunabibutse ko biriya birayi twakoze ibiro 2 biriya turibona babwire ngo turakora tungurusumu zingana gutyo ukuntu nabyo bifasha abantu rero ngewe ndagereranya ndimajije nkagereranya bikamukundira ni uko wowe ubizi ariko umuntu utazi guteka uko njya mbireba ibyo njya nkurikirana kugira ngo mbikore iwanjye ibipimo birangora rimwe na rimwe ugasanga umuntu yakoze ibintu bitameze nk'ibyo we wamweretse akazabiryaho kumva birabishye kubera ko atakoze nimba wigisha umuntu guteka umuceri mubwire n'amazi akwiye gushyiramo cyakoze nk'ibyo byo ni ingenzi nk'amazi ibyo ni kuko umuceri wawe ashobora gushyiramo byinshi cyangwa bike maze umuceri n'umuntu uzi kuwuteka nawe hari igihe ugupfana ibipimo burya ni ikintu cya mbere umuntu bise ndeba byabayeho umuntu akakubwira ngo inyama guteka ni ukurera iryo teka ikintu kandi usanzwe uzi guteka ibipimo kandi iyo defo abantu bigisha guteka barayigira tuba twimajina ko abantu bose babizi
hanyuma mujye munarangira abantu ahantu haba ibirungo aho mubigurira. Yego biriya birungo umuntu hari igihe yahise nabikura. Hari n'abazi ko hari ibirungo bitaba mu Rwanda kandi bihaba. Yego okay, abantu bashaka ibirungo muzajye mujya kwishakira mu maduka y'Abahinde. Yego akenshi niho haba ibirungo byinshi udashaka kuba wakibura. Yego ni heza rero. Tungurusumu si nyinshi bo nidushaka tunarekere nubwo tungurusumu nyinshi nta n'ikintu zitwara. Njye nkunda ko nyine uburi bubyumve ntacyo zitwara ariko kubera ko ikiro kigura 6,000 economy atari to twase tubeka kera akirusha economy niyo rwose ariko nibyo kandi koko ikiro kigeze ku 6,000. ni ukuvuga ngo umuntu agomba gukoresha ibikenewe ibidakenewe akabyihorera. Dore ni mpamvu nabwiye inshuti zanjye rwose tungurusumu ntizizagutesha tete n'ubutazifite nta kibazo. Ubu nta kindi rero ngiye kutugira yewe urumva natinye kubera ese ntabwo bajya bazisya. Twanazisekura no kuzisekura cyangwa tuzisekura mu bwana tuzihite tuzishyira kwagasekuru gaharira dore agasekuru kana nubwo duhenda gusekura nibyo sawa. Nibyo reka nguseterera kandi kantu nimba biba ari byo sinzi. Hari ukuntu usekura tungurusumu zigataruka shyiramo umunyu ko numva ubu nyine numvaga ari akantu kaganje kwigisha gushyiramo akunyu zirataruka ushyiramo akunyu kugira ngo zitagusimbukana. Yego akumva ko nyina akigisha guteka di erega wabyigisha. ongeramo gakeya. Hano mukunda umunyu umeze gute? Mukeya cyangwa umunyu muke cyane? Ngo dushyiremo gake nibyo byiza rwose. Abantu mukunda umunyu cyane nubundi si byiza. Izi ngizi ni juste kuzishyiramo gusa kugira ngo ibirayi byacu yego tunabyumva bihita bitangira nyine kuguhumurira. Rero niyo mpamvu ari byiza ko iyo dushyizemo birashyana. Ni nayo mpamvu ko nabwiye ari byiza ko ushyiramo amazi utari buze kuminina kuko yakuyemo kandi wamaze gushyiramo za tungurusumu zawe urumva ko waba uzipfushije ubusa. Yego koza ubwengero unyuguzamo ku buryo dutungurusumu twaye tudasigara. Hano nagira ngo nkurebere hano bupimirwa umuntu mukuru kugira nta na kamwe gasigara sha kuki se gapfuza. Ikiro kigura 6,000. Twangiye kwibuka ko ikiro kigura amafaranga angahe? 6,000 rero ntabwo tugomba kubikinamo. Reka dushyiramo n'akandi gake. Njye niyo nabuza y'ikiro ndemera nkagura nirobo ariko nkayigira. Oya tungurusumu ni ngombwa ku muntu ukunda guteka wese ibiryo byawe ndi kubushyiramo mfite ubwoba turekere kuko nta handi turi buze kugira amahirwe yo kuwushyiriramo. Okay ubu tugiye kubireka rero bishye ubundi ibindi turabibereka nyuma. Voilà ibirayi muri bukantu twabisize biri uko bimeze rero nuko nguku byahiye dusizemo amasharire y'umupfundikizo. Reba ukuntu ngugutwikishije kandi njya ngufatishije agatambaro. Ngewe intoki zanjye zakukinka zakukinka ngewe ngiye urabona ko utwatuzi duke hasigayemo amazi makeya make cyane kugira ngo bituma mbese byagize akushabira humura. Nuko umuhumuro kamera utageramo sibyo ko bazi ikoranabuhanga nako bazagashyize. Nasizemo dukeya gusa kugira ngo niyo mpamvu ari byiza gushyiramo amazi
ari make nyine aringaniye kugira ngo bize kuza guhwana. Sasa rero ikintu cyo gukurikizaho ni iki? Twavuze ko tugiye guteka pire, sibyo? Ubu ngiye kubinomba. Ngiye kubinomba nkoresheje kano kahini ka wanombesha icyo ushatse. Ushobora no gukoresha ikimamiyo, ushobora gukoresha ariko se nta rindi koranabuhanga ryo kubikora gutya bitari ukunomba. Rero abantu baba baraba VIP ntabwo ibintu byo gusya ushaka kubisya ariko ahari se buriya muri passoire. Yego bangira ngo hari abantu ibintu bya gutya bashaka kuvuga bati turapfuye turashize abaturese kugira ngo twigishe abantu babona uko banomba n'abandi bakoresha ubundi buryo. ariko azi ko ngiyewe buri gihe uko ngiye kwiteka buri gihe mbiteka uko nguko. Yego urabona iyo watumye bishya neza urabona ko binoroha no mu kubinomba. Rero ugomba kubinomba neza ku buryo umva icyiza cya pire. Rero kuno kuntu abantu ari nk'ukuntu abantu mu rugo usanga barya amafiriti gusa ubona ariyo bakunda abana bo muri uru rugo. Ushobora kubahindurira nyine ukabona noneho wabatekera ibirayi muri ubu buryo kandi biba biryoshye pe n'ukuri. Ibi birayi ibiro bibiri naho twashyizemo itasi iburaho gato ngo yuzure yagashyushyu. Aya ni amata wa mugani kuko ntabwo twaberetse. Aya ni amata y'inshyushyu hanyuma turi gukoresha na bureba. Ubu niyo ngiye kubanza gushyiramo. Ngiye kugenda nshyiramoho buri kamwe kamwe. Ngiye gushyiramo bureba. Iki cyo byandi nababwiye ngo iby'ingenzi nyine mu gihe ugiye guteka pire. Ikintu cy'ingenzi mu bintu udagomba kubura ni bureba. Yo ni ngombwa n'amata. Yego byo utabifite ubwo nyine yaba ari pire inomba-nombye gutya. Harimo abantu bajya babirya uku nguku nabwo binomba-nombye bitujuje ariko ntabwo nyine urumva ntabwo ari pire yuzuye burundu nyine iryoshye. Yego ukavanga maze umuntu akarya ibiryo biryoshye akayoberwa uko babiteka kandi ifitiye ubushobozi. Nta kintu kiruhijemo mu by'ukuri kuko ahangaha bikurinze gukoresha amavuta asanzwe. Nta mavuta ukeneye kandi ukarya kurya ibiryo biryoshye. Ukumva ukuntu gahumura uri kukumva akabureba kazamuka. Takubwiye ngo najyaga mbirya nkayoberwa aho bituruka. Ukayoberwa ngo ibi bintu bikoze gute. Pire rero hari abantu bakunda kuba iba yoroshye cyane. Hariho n'abandi bakunda yuko iba nyine isa nk'ikomeyemo. Rero biterwa na mudu. Noneho njya kugenda nshyiramo n'amata abakonje ushatse wanayashyushye. Noneho ukagenda uvanga. Ariko ndabibona neza. Yahumura cyane. Agapire karahumura. Nshatse noneho nanagenda nshyira ku mashyiga tukagenda dushyiraho ku kariro gake gakeya kugira ngo n'amata nyine byose ibi byose bigende bihiramo n'akabureba nyine bigira. Ariko tubishyirira ku mashyiga aka gake ntacyo akariro gakeya byo bidatuma ibintu byacu bishirira. Kanongere mandi. Ngubu hano ushatse washyiramo ni ushaka kugira muri kuriya kubibiza. Ushaka gukata nk'udukaroti nanone mo dutoya, udutunguru dutoya, mbese imboga zimwe na zimwe ukabitogosanya nabyo ukaza kuza kubinombana kugira ngo ibe ifite mbese ibidasa umweru. Ubwo ni ukugira ngo nanone uhindurire abantu. Uba wahinduye. Umva akagatunguru kaguma karenga iyo ngiyo nyine wumva ari byiza biryoshye. Voilà
ubuzi ushaka kuza kubitegura uri kugira ngo bize kuza kuba bifitemo kubera nkunda imboga igihe cyose muri mashaka nyine ko harimo kuza kuba harimo nk'akantu k'icyatsi ufite nka persile ushobora gufata nk'akantu za ka persile kamwe wabyariho bishyize ku isahane cyangwa ushobora kutunyanyagizaho wadukasemo dukeya cyangwa se ukagafata kamwe ukamera nk'ugashinzemo kakamera nk'akarabo nyine ku buryo umuntu ari bubone unyumvira ayiwe ndabizi ko ukuntu ndi kuryoherwa ntaranarya ndabizi ko nshaka kuza kuko unyumvira uko bimeze okay buriya rero nshatse nanazimwe mu by'ukuri hagiyemo n'amata makeya umuntu ashyiramo amata atari menshi bitewe ingana yego Isabelle niwe aha ngiye kwarura urabona ako gapire kaba gasa neza no kuri tuvugishije ukuri gasa neza pe none binahumura kumva hari abantu rero twatetse ibiryo nk'uku nguku bahita kubaza ngo ese ngo wabirisha iki ushobora gushyiraho ku ruhande nk'agasosi k'inyama cyangwa se ugakora imboga ziri buze kuza bazifite nk'akantu k'agasosi wenda ku ruhande ugashyiraho nk'inyama yumutse cyangwa agafi uhanga ushyizeho agafi ku ruhande ugahita ushyiraho n'utuboga ku mpande nka epinari ziri nguki sibyo bivuga nka marite reka mbe nguhaye ahangaha unyumvire uko bimeze utwumvire twese kandi uvugishe ukuri ngo dukeya reka nuzuze bya bindi byanjye abantu ugaburira baragoye rwose ubaha dukeya ubundi si nkunda kugaburira abantu nshaka ko umuntu yiha yego kuko igope kuko rwose njyewe nagutungurira kandekere nk'utu ariko ukuntu ndi kumupimira kugira ngo nayivane wagira ngo nayivane ndi kwarurira ufite inkwi barya ibihiye karame ayiwe mama shari biraryoshye bya vure ni ukuri pe biraryoshye cyane umunyu ni uwo nguwo iki byose kagatungurusumu uri kukumva byava amata ukumva nyine biravamo bifite indi gu wala ngayo nguko abantu bo kwa mama Charlene ubwo muzambwire mwe mwarayitetse igenda gute namwe mwabitetse muze kuza kuyiteka cyangwa se n'uwabitetse nawe atwunganire wabona hari ibyo tutashyizemo kandi wenda byaba ari ngombwa hoya ikindi nuko buri wese agira uko ateka ibintu ariko inzira zose zigira irombo iyo umuntu azi gutwara ibintu nk'ubu iyi ni base niko bayivuga ibi ngibi ushobora kwiyongereramo ibyawe bitewe n'uko wabonye bimeze ariko ngewe ni ukuri bwire mwabibonye rero ntago wari uhari nakumviye ariko mukuri ni ibiryo warya gutya wahinduye nk'amugana ayo mafiriti hano harimo amavuta make cyane y'intuza harimo pureba yego wenda nayo mu mata makeya yego nk'uko rero mwabyumvise urabona ibi ni ibiryo ushobora kuryaho ikintu cyose ushaka cyane ushobora gushyiraho udushyimbo kumutse ku ruhande ushobora gushyiraho imboga bitewe n'izo ukunda ku ruhande ushobora gushyiraho inyama cyangwa ugashyiraho n'ifi ikindi ushobora no kubiriraho bigakunda kuko mu kanya se ndetse gusa ushobora no kubirira uko bimeze ukanywesha n'icyayi yego pire iraryoha cyane n'ukuri rero turabashimiye nawe ariko tubanze tugushimire rero murakoze Imana iguhe imigisha amen Imana iguhe icyo umutima wawe wifuza cya kindi umutima wawe wifuza Imana ikiguhe kandi ni ukuri ni ikiguha uzabwite mama Charlene ati burya umutima wanjye wifuza iki Imana yarakimpaye nkwateyeho umugisha mu izina rya Yesu ese uranyemereye n'undi munsi nidukenera kumenya n'ibindi uzi gutegura muri salo uzi gusasa
kandi abagore dukeneye kumenya gusasa yego dukeneye kumenya ibintu by'isuku ese nkubwire muri firigo yanjye kugira ngo menye kujya kugura utubuwate numvaga amakaroti ari ukuntu ngomba kuyabika muri firigo ariko rimwe ndagukurikirana ukuntu ushobora kubika ibintu inyanya mu tubuwate amapavuro niwe nabyigiyeho ku buryo ujya muri firigo ukabona nta dezorudire bisa neza n'ubutaha nituguhamagara uzaze turakunezerewe kandi turakwishimiye n'abakunzi banjye ndabizi ko byabashimishije hanyuma abari bakurikiranye iki kiganiro cyo kwiga guteka pile mwabibonye ukuntu bimeze nabumviye biraryoshye cyane nawe ubigerageze kuri wowe wibana ubigerageze uhe abana bawe n'abashyitsi uzumva ukuntu bimeze rero ndabashimiye cyane ku bari bakurikiranye iki kiganiro kuri Mama Charlene TV hanyuma Imana ibahe umugisha bye bye